ni Radio Ijwi Rya Rubanda. Iki ni igice cya kabiri cy'ibyavuzwe mu rubuga rwa twese rwo ku itariki ya 29 z'ukwa munani 2020 ku buryo abaturage bahohoterwa bikabije na leta y'inkotanyi ishyiraho amabwiriza ya Covid agenewe kubahima, kubicisha inzara, kubatindahaza no kubatesha umutwe ubutitsa. Okay. Ni mukomeze. Nari mbonye Yosefu waruzamuye akaboko. Washaka kugera icyo ubaza cyangwa nicyo ashaka kongeraho ijambo. Icyo nashaka kongeraho ubundi Simeo yari yatubwiye ngo twitegure kuri topic. Nari navuganye n'abantu nanjye mu gihugu, hari n'ibyo tugenda twumva mu makuru, ariko mu by'ukuri icyo nashaka kuvuga nashaka kuvuga ko iyi Covid-19 yambitse ubusa agatsiko kakomeje kuvuga, kakora propagande ku isi yose ngo karakize, gafite ibya mirenge, abaturage mu gihugu bamezwe neza, bafashwe neza, ahubwo noneho iyi Covid-19 kakayibyaza umusaruro, gasaba imfashanyo kwikubitira poshe, kwikubitira ku mufuka, ntigashoboye kugurira abaturage batishoboye kugura ako gapfukamunwa, ngo agatsiko kavuge kati twafashije abaturage kugura udupfukamunwa, twafashije abaturage kugura ibiryo. Mwumvise ko uriya mugabo w'inararibonye ubayo wibereye kuri ground atubwira ko batangaga irobo ry'ibishyimbo bidashya. Agatsiko mu by'ukuri kabyaza umusaruro ahubwo Covid-19, kubera ko niba mwibuka neza Covid-19 yatangiye agatsiko kari mu mazi abira, isi yose yatangiye kuvuga iti mutangiza enquête internationale yerekana urupfu rwa Kizito, uko Kizito yiyahurishije ishuka. Bagize amahirwe Covid biraje, muribuka ko aribo bashyizeho lockdown bwa mbere nta na case nimwe iragera i Kigali, bahita bakora lockdown. Ariko mu by'ukuri birantangaza ukuntu muri ibi bihe bya nyuma ari bo bari gutakamba ngo hari abarwayi benshi, bagafunga amasoko za Tanzania, za Burundi, nta soko na rimwe bigeze bakora, haranabaye n'amatora rwose nta kibazo. Ibyo bibazo bije bite? Mu by'ukuri iyo urebye neza, nkurikije ibyo Silva tubwiye atanzemo testimony n'ibindi natwe dusanzwe tuzi twumvise, agatsiko ntabwo gakorera abanyarwanda, agatsiko gakorera mpatse ibihugu. Umunyarwanda ntacyo avuze, ikimenyimenyi bafunze abanyarwanda, bari kureka abanyamahanga bavuye ikantarange bakaza bakidegembya. Ni ukuvuga ko resources zo mu gihugu ni za mwene madamu w'ikantarange n'agatsiko. Umunyarwanda nagenda apfe nta kundi. Donc nuko bimeze, nta kwirirwa tubitindaho. Donc nta intere agatsiko gafite ku banyarwanda, ari nayo mpamvu kukarwanya byimazeyo ari ngombwa, ari droit z'umunyarwanda. Niba umuntu atanga imisoro ye, byagera mu gihe cy'amage cya lockdown, igihugu ntikibe cyagira icyo kimufasha, iyo misanzu ni iyi, iyo misoro ni iyi, imisoro ijya nkavuga nti rwose agatsiko ntacyo gapfana n'abanyarwanda, ahubwo Covid-19 yarabakijije. Nge nagira ngo nsabe ahubwo abantu bibaze bati ni ukubera iki, cyangwa se ni uruhe ruhare amahanga afite mu kugenda basingiza agatsiko ngo kabyitwayemo neza. Mwumvise mwigeze mubona hari ikindi gihugu cya Afurika bemereye ko indege igwa muri icyo gihugu uretse u Rwanda? Ngo u Rwanda rwabyitwayemo neza, nicyo gihugu cyitwaye neza muri Covid. Ariko ndebera amahano yabaye hano muri iki gihugu. Twewe uretse na lockdown, perezida yashyizeho ibigega
bamenamo amafaranga, za kampani zimenamo amafaranga yo gufasha abaturage, abirukanwe, ababuze utuzi kubera lockdown, abamakampani yabo yafunze barafashwa. None muri kiriya gihugu cyateye imbere cya Singapore ho ahubwo nugukama, nugiye kwirongorera wari warategereje mariage ngo n'umushyitsi we ngo bagomba kwishyura ibihumbi 50. Yewe nagahomamunwa. Paul n'agatsiko ke rwose birababaje kubona bakama n'umuntu magorwa utagize epfo na ruguru kubera yabujijwe gukora, yabujijwe imirimo yari yamugaburiraga, ahubwo bagakomeza bagasaba n'imfashanyo mu mahanga mu izina ry'abo baturage. Imfashanyo ntigere ku baturage, amafaranga akaburirwa irengero, umuturage akaburirwa irengero. Ariko si aya mahana azabatego. Ejo narimo ndeba amakuru, hari abana bari bakoze birthday, ngiye kubona mbona polisi yabakubise amapingu ngo nuko bakoze bizihije birthday. Nagahomamunwa, mureke rwose ushoboye kugira igitekerezo atanga uko agatsiko kakwicwa ku ntebe agitange, naho ubundi amazi yarenze inkombe. Nibyo navuga. Urakoze Joseph. Ni ikibazo gikomeye nyine, kubera yuko hari video nigeze kubona, ntago nibuka ibinyamakuru byo mu Rwanda niba ari yitwa ntago nshaka kuvuga Italiya, ariko umuntu barimo kubaza avuga ati ibyo birirwa bavuga ngo u Rwanda rwateye imbere, ati abahinde baraza bagakora business, abanyamerika, abongereza n'abandi bantu, atari ko twebwe abanyarwanda nta kintu bitumariye. Kandi twese turabizi nta nubwo ari byo twakwirirwa tujya impaka, niko bimeze. Donc nyine u Rwanda n'urw'abanyamahanga, abenegihugu nabo nyine babibona bihita nta kintu ibibera mu gihugu bimeze. Nta kababaro nyine, birababaje, hari igihe umuntu abura ukuntu abivuga. Ariko iki cya Covid-19 cyo bagikozemo business cyane, kuko iyo urebye u Rwanda amafaranga rwabonye, ari miliyoni n'indi miryango yindi ifasha, hari aho bavuga, hari naho barufashije kubera ko ari rwo mu bihugu bya nyuma bikinye muri Afurika, ariko nyine bakivuga ngo rwateye imbere ngo ni Singapore ya Afurika. Donc usanga ibyo bavuga nyine bikontraduiza, ariko twebwe tuba tubizi. Nahoze hari inyandiko nabonye, ariko nari ntarayisoma kuri Twitter, uretse ko n'umudigene isanzwe mbizi nari narabyumvise gusa, barimo kwerekana kampani y'abarobisi ba hano muri Amerika mu mujyi wa New York. Nabibonye kuri Twitter ariko ntago ndabisoma, uretse ko hari nabibitse. Hari kampani iba New York yagiranye amasezerano leta y'u Rwanda, ari Louise Mushikiwabo yasinye, babahemba amadolari 50 per month buri kwezi. Noneho hari n'andi bongera kugira ngo gusa bajye bavuga ibintu byo mu Rwanda. So ntago ndabisoma neza, ntago bivuga ko ntago ndabisoma neza. Ariko nanjye nabibonye kuri Twitter, gusa nabibonye mu kanya nari ntarabisoma. Ariko ko nari narabyumvise n'ubundi kumwe abantu babona ibintu kuri za Facebook, ariko ntago nari ntaramenya iyo kampani uko yitwa ariyo. So donc bafite nyine abantu baha amafaranga kugira ngo bajye babavugira, cyane cyane turabizi neza yuko nk'abantu ba hano muri Amerika, bano ba Bill Clinton, ba Tony Blair, ba Warren Buffett, bose bibera mu Rwanda. Ubwo nyine nibo bagenda batanga image, n'abandi bantu mu miryango y'abibumbye, nk'uriya mugabo uhagarariye Organisation Mondiale de la Santé, nawe abantu bavuga yuko nawe ari umuntu wa Kigali cyane. So donc nyine n'impamvu bagenda baha amanota meza, u Rwanda rwateye imbere, ugasanga amaraporo yanyonzwe yose ababeshya, ariko ukuri kurazwi. So igihe rero ikibazo mvuga, ikibazo ni cy'abanyarwanda, ntago abanyamahanga bagomba kuvuga amateka yacu, nikwego tugomba kuyivugira. Chantal, ijambo ni ryawe. Harakono ngira ngo nongereho kwibyo by'abarobiste nyine batanga amafaranga, aho batanga amafaranga kugira ngo bavuge ka récent ni ya
kiriya kiganiro cyangwa interview Thomas Nahimana Padiri Thomas Nahimana yagiranye niba ari n'umujournaliste uri ku Voice of Africa noneho umujournaliste agahamagara muri presidence bakavuga ngo ntacyo dufite tuvugana n'uwo muntu ntabwo icyo ashaka, bagahamagara ambassade muri Paris ati ntacyo dufite tuvuge. Noneho Padiri agakora ikiganiro n'uwo mujournaliste, cyamara kurangira kizasohoka nk'ejo, noneho batanga aka extrait nyine bati ikiganiro kizasohoka. Noneho ngo abantu b'abajournaliste muri Jeune Afrique n'abaki batelefona wa mujournaliste ngo baramutuka, baramumenasa, bamenasa famiye ye ku buryo undi yabwiye telefonye Padiri ati tiravuga ati bagiye kunyica. Donc u Rwanda rwabyikuyemo ariko rwohereza abandi bateroriza wa mujournaliste ngo arashyiki ngo aravugisha ara interview abajenosideri. U Rwanda ni ka sensible ngo ntabwo bashobora kwipimira kuvuga muri leader africain le meilleur ahubwo la direction yahise yandika yanira icyo kiganiro. Nabonye ibaruwa rwose sinye par le directeur avuga ko icyo kiganiro kigomba kuba annulé. Wow. Incredible. Nge ngayo nguko. Okay, Silveri yari nabonye Silveri yari yazamuye akaboko. Silveri kufungura mikoro. Silveri fungura mikoro. Okay. Iyo baruwa nanjye nayibonye iyo direction. Icyo nongeraho guhera Covid mugenzi wacu Joseph yavuga ati ko kuyambika ubusa gusa ahubwo bivuga ko ari n'ubusa butunturi bwa busa nyabusa, kuko urabona abana bamaze umwaka wose batiga. Kutiga kw'abana ko bahagombye nko kujya kwiga mu kwa 9 aho kurabona kugira abana bamara umwaka wose. Abenshi ubwana bw'ubukobwa bibereye mu buraya, abandi bari guterwa inda, ni ibibazo mu bana bari mu rugo umwaka wose. Ariko dore ikibazo cyabayeho none yihita bigaragara. Ya education bavuga ngo ni education ngo pour tous yabaye byahise bigaragara bwa bucucike bari bafite mu mashuri. Bananiwe guteganya uburyo bakemura ikibazo cy'ubucucike. Noneho barareba bati nidujyana abana mu mashuri kandi noneho intebe imwe yicarwaho abana 5 za pipitre muzi za kera, abana 5 bicara kuri pipitre imwe. Abo bana kandi turi kuvuga ngo turi kurwanya Covid, isi yose izatubona ko twari twarakoze iki mbere yuko twagombye kuba twarakemuye ikibazo. Ubu bahise bafata ingamba zo kugenda bubaka ibindi byumba by'amashuri mu bigo. Ibyumba by'amashuri rero bigiye kugera mu kwa 9 batarabasha no kubisakara, ibyinshi bikiri no hagati. Mwumvise nko mu karere kamwe ka Gasabo aho bari kuvuga ka Kicukiro hata abaturage nyamuneka mugire ntago ari ingufu ariko mugende mushaka uburyo mufasha abafundi mugende muzamurire ibyuma. Nukuvuga bari gukangura abaturage ngo bagende bari bubahiriza inshingano abategetsi bagombye gukora muri ya mafaranga y'ikigega cy'igihugu. Kubera ari ibintu bananiwe guteganya kera. Nabyo ni ibintu nabyo byahise bigaragara ubwiyemezi bwabo cyangwa se ya mikorere mibi yabo yuko batari barateganyije abantu kera twagendaga tuvuga tuti abana ntago bashobora kwiga mu bucucike bungana gutya, mu gihe abana bashobora kwiga ari abana 80 mu ishuri, 120 mu ishuri rimwe mwagombye kugira. Ariko ubu ngubu nibwo batangiye kubibona kubera ikibazo cya Covid. Nacyo cyongeye gukerereza amashuri bitumye bizagera no mu kwezi kwa mbere banasanga nabyo ari n'igihe bizanicuma bagumye bavuga bati kubera ikibazo cya Covid ntabwo twagombye kugera gutya. Naho ngako wenda nabyo nagira ngo nongereho ku icyo kibazo cy'amashuri. Hagati aho rero kuri antuza kuri kimwe nari nababwiye nti abantu batizanye udupfukamunwa uko muri aho mwese muri kuri WhatsApp zanyu nabohereje akavideo k'abantu bari kwiyemera ati ndagatizanya pe. Buri wese ari kuri WhatsApp yekeretse Joseph niwe ntayigira niwe ntayakahaye, ariko mwese nakabahaye murakabona. None se ubundi kusanga n'amategeko baba bafashe yizi ngamba zikomeye akenshi areba umujyi wa Kigali, abo mu giturage bo bimeze gute? Naho niko biba bimeze cyangwa se ni umujyi wa Kigali gusa? Ko hari igihe tubibona yenda natwe tuba turi hanze
uretse ko baba specifiye ko mu mujyi wa Kigali nka biriya riratangazwa ko nta modoka zigomba kwinjira mu mujyi wa Kigali zivuye mu ntara cyangwa se ziva mu ntara zivuye cyangwa se ziva mu mujyi wa Kigali zijya mu ntara. Aba noneho abantu doko urabona Kigali noneho yabaye nk'igihugu kigenga ukwacyo, abatuye mu ntara bamerewe bate muri kino gihe cya Covid-19? Hari ubundi buryo bafashwemo butameze nk'uko mwebwe mufashwe i Kigali, ho bimeze bite? Intara ziragenderanirana. Exception yabaye ku mujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali nabwo ni kuri ya mabisi, izi modoka rusange zitwara abagenzi, naho wifitiye imodoka ye aragenda cyangwa se ugenda n'amaguru. Nicyo cyemezo ubwo ngubwo bafashe. Ariko ku zindi ntara baragenderana, sof akarere ka Rusizi ko kamaze igihe kinini ko kashyizwe mu kato ko nta n'umuturage uva mu kajya mu kandi. Nicyo nari nibaje kare, baheretse kwestima imibare y'abaturutse Rusizi y'abantu batarenze 2 ngo nibo babonye i Rusizi. Ukibaza Rusizi kubera iki yagumye muri lockdown mu gihe Kigali uturere twose tukigenderanira, kandi n'abanyakigali nubwo babafunze amabisi ariko bakabemera kugenda n'amaguru. Nabyo nanone wibaza ni kubera iki imodoka zishobora gusohoka ziri privé z'umuntu ku giti cye zishobora gusohoka mu mujyi wa Kigali zigenda, ariko ntibabe bakwemerera urujya n'uruza izo zindi ziza zitwaye abagenzi be. Ibyo navuze ni ugukanaliza no gupenaliza umuturage wo hasi udashobora kwibonera iyo modoka, agende n'amaguru ashye nibimunanira abyihorere, ashake amafaranga muhenza atege taxi voiture cyangwa se atege ya modoka izamuhenda nka bimwe nakubwiye ni umuturage yategesheje 50,000 ku bantu yagombye gutegesha 8,000. Nuko nguko bimeze. Okay. Murakoze. Sinzi niba hari ikibazo. Reka mbaza akantu gatoya. Mbere Covid igitangira hari abantu bo muri kompanyi pharmaceutique yo muri Etats-Unis badekaraye aho i Kigali yuko ngo mu minsi mike ya mu byumweru 2 ngo bazaba batangiye ngo kugerageza imiti imwe ku bantu baba barwaye Covid. Bon, icyo gihe nzi yuko twabyamaganye tuvuga tuti ibyo byakozwe ryari, amasezerano ari hehe ngo tumenye niba bazubahiriza uburenganzira bw'abarwayi rw'abaturage n'ibiki byose. Nyuma ntibashoboye ntibatuhaye ibisobanuro, kandi ntuza serivisi zishinzwe kugenzura ibirebana na za drugs, directeur wayo yari yavuze ati koko ati imishyikirano igeze kure, ati tugiye kubitangira. Byagenze bite ko nta yindi nkuru nigeze numva nyuma yaho irebana n'igeragezwa y'imiti irebana na Covid? Kuri icyo ngicyo rero nta ku kintu cyo kwivuza ntago twamenya ngo babavurisha iyihe miti cyangwa babagerageresha iyihe miti, kuko nta muntu nakubwiye ko nta muntu n'umwe ndabasha kubona wageze aho ngaho waba wararwaye cyangwa se waba waravuwe. Nta miti rero wavuga mishya twavuga ngo barabagerageresha, cyangwa kuko wenda iyo biza kuba ari ibintu bishya biba byaragize. Cyakoze ngarutse inyuma gatoya, hari inkuru nigeze kumva ariko n'umuntu wambwiye ati bigeze kudufata tujya kwisuzumisha basanga umuntu wari ufite umuriro, noneho basanga yari afite umuriro, ariko umuriro yari afite yari afite ibinini bya qualité, ari kumwe ibinini bya qualité, bivuze ngo yararwaye malaria. Bamujyanye bahise bamujyana bati ni Covid. Noneho ngo rero nakurikiye nkabaza abandi bantu ntese wa muntu ameze gute, bati turavugana, akavuga ko ari yanyweye ya miti akayirangiza nta wundi muti baramuha, yicaye hari imbere wenda mbere babanje kujya bafata neza, uretse ubu numvise odiyisirikira ngo bari kubafata nabi, ngo ari kwirira yibereye aho ngaho babajyanye mu Bugesera, nta kindi bigeze bongera kumukurikira. Nayo makuru yonyine nakuye ko uwo muntu, nta yandi makuru yo kuvuga ngo hari ikindi kido special. Chantari
nagira ngo akantu gatoya gusa nongeraho mvuga nti Covid-19 yabaye intwaro yo kuza gukomeza porogaramu yabo byoroheje, noneho bari porogaramu yabo yo gupunguza abantu nyine bari basanganywe, none basike babonye intwaro itabahenze, naho kuvuga ngo Covid yabashyize hanze ntacyo yabashyizeho hanze, ntacyo bibabwiye n'izo rubingi zabo ntizigumya gukora ko ari igihugu cyateye imbere. Gusa ibyo simbyumva nyine ukuntu oya twari dukwiye kumva ko nta leta mbyeyi iri hariya mu Rwanda. Abanyarwanda babyihorere, babyibagirwe, bahaguruke turwanire gushyira amahoro mu gihugu cyacu. Nicyo nagira ngo nongereho. Murakoze. Murakoze Chantal. Ndumva twasoza, kereka niba hari ubundi ufite ikindi yongeraho. Reka dusoze, amasaha yakuze. Okay, so nagira ngo rero bashimire iki kiganiro twagiranye, shimire Joseph South Africa, Chantal Mutega, Silver Mwizerwa, nawe Simon Ijwi Rya Rubanda. Nongeye ngushimire yuko wakomeje guha abantu urubuga rwo kuvugiraho ibibazo birebana n'igihugu cyacu n'abanyarwanda, kandi ko nkuko utangiza radio wayise radio educative, nizera ko izakomeza inshingano zayo. Ubwo rero mu rwego rwo gusoza, reka duhere kuri Silver uri mu Rwanda, hanyuma hakurikizeho Joseph, Chantal, Simeo nanjye. Murakoze. Reka mbashimire mwese abo twafatikanyije ikiganiro, buri wese kandi n'ibitekerezo bye. Gusa icyo twifuza twese mu gusoza nuko twakwifuza u Rwanda rw'abanyarwanda ba twese, kuko nicyo kintu kizubaka u Rwanda, aho kwifuza mu mutima w'umuntu u Rwanda rw'abanyiginya, rw'abega, rw'abakiga, rw'abanyenduga, rw'abahutu cyangwa se rw'abatutsi, ariko buri gice ukwacyo. Ahubwo twifuza u Rwanda nubwo rwaba mwayo moko yose n'ibyo bice by'amoko bibemo, kuko umuntu wenda byiyumvamo, ariko twese duhuzwe no kugira ngo dusangire ibyiza by'igihugu mu mahoro, ntawe ubihejejemo undi. Iterambere nyaryo ry'abanyarwanda ni uko umunyarwanda azaba yishyira akizana, kandi tukagendane umunyarwanda yagiye amutonoma ku isi hose cyangwa se mu gihugu cye. Twese duharanire u Rwanda rwa bose, kandi duharanire impinduka yazo, impinduka z'umuntu uwo ari we wese, impinduka y'abanyarwanda twifuza, kandi kizatugeza ku bumwe n'ubwiyunge nyabwo, kuri demokarasi nyayo. Twese rero dukomeze dufatane mu mugongo, kandi twese dukomeze tugirane inama n'ibiganiro byiza. Iyaba byashobokaga abanyarwanda bose bakabasha kuvuga no kubona aho bavugira, hari igisubizo bajya biha, kandi kikazaba umuti nyawo urambye. Nkaba narangiza rero mbashimira, mukomeze kandi mugire urukundo, ubutabera n'urumurimo muri twese. Buri wese ari mu muryango unyuranye n'uwundi, mu mashyaka. Chantal muri FNL, ndi muri PS, Alexis aho ari n'undi, ariko twese buri aho umuntu ari wese yifuze impinduka nziza ibereye abanyarwanda, kandi izashimisha abanyarwanda bose muri rusange. Nkaba narangiza mbashimira mwese, kandi mukomere. Murakoze Silver. Joseph. nanjye nagira ngo nshimire mwese mwari mwitabiye ikiganiro, nshimire abadukurikiye n'abazadukurikira kuba
batugiriye icyizere bakatwumva bakadukurikira cyangwa se n'abazagira amatsiko yo gukurikira ibiganiro byacu by'uyu munsi. Nagira ngo nanjye ntunge mu byo Mwizerwa avuze. Turifuza u Rwanda rwa bose, u Rwanda rudaheza, u Rwanda rukunda abana barwo kimwe, u Rwanda rutaburisha irengero ngo rupfakaze ababyeyi. Ntitwifuza u Rwanda rwica abarwo, ahubwo rugakiza abavakure, abanyamahanga bampatse imbihugu. Turashaka u Rwanda ruteganyiriza ahazaza abana barwo, u Rwanda buri wese yiyumvamo akumva yizihiwe. Hari umusaza ukunda kuvuga ati u Rwanda umuntu agenda yemye, u Rwanda buri wese atikanga ngo ese ejo azaramuka cyangwa se burira. Kandi ndakeka Imana izabidufashamo, kuko se kibi nta kindi akora uretse kuyobya abantu, kandi yagera nyuma akabatamaza. Murakoze. Murakoze Joseph. Chantal Mutega. Ndashimira abo twafatanije ikiganiro bose, ibitekerezo byiza cyane twagiranye. Ngashimira abadukurikiye n'abazumva ikiganiro cyacu, mbabwira nti nta muntu udashaka amahoro mu gihugu cyacu. Buri wese arashaka gutaha mu mahoro, ariko nibiranirana hari umuti. FRN yarahagurutse n'abana b'u Rwanda, Banyarwandakazi, Banyarwanda, muhaguruke namwe, cyane cyane urubyiruko rwabo abari imbere mu gihugu, abo uri hanze. Dushyigikire FRN, ejo izatugeza mu Rwanda kandi izaduha amahoro, izaduha igihugu gitegekwa n'abasivile, igihugu buri wese yiyumvamo muri demokarasi. Murakoze. Amahoro y'Imana. Murakoze Chantal Mutega. Simewo. Murakoze cyane. Ndashimira abakurikiye iki kiganiro bose kuri Radio Ijwi Rya Rubanda, ndetse n'abazareba video igiturutseho. Ndashimira mwese abashoboye kuza guhererekanya ibitekerezo byanyu hano kuri Radio Ijwi Rya Rubanda. Icyo nshishikariza abanyarwanda ni ukureba uburyo bajya bakora deba, bagafatanya guhererekanya za analize bakoze, kugira ngo bamwe batihererana akantu kabo bumva ko ari byo byonyine, abandi batihererana kabo bumva ko ari byo byonyine, ahubwo igihe habaye ihererekanya bitekerezo bashobora kuvanamo ikintu kigaragara gishobora kudufasha kubaka u Rwanda twifuza. Twese turarukunda. Hari abafite uburyo bwo gukora butandukanye. Turebye rero uburyo bwo kujya dukora deba, abantu bagahura bakareba aho bahuriza, byaba byiza. Ngewe nicyo nensistaho buri gihe, kuko gucecekesha bamwe ngo abandi bari bo ibitekerezo byabo ari byo bitambuka, bishobora kuzatuma n'ubundi ibibazo bivuka, niyo hagira abagira icyo bakora kigaragara cyo mu birebana no kubohoza u Rwanda. Kubwizanya ukuri hakiri kare rero, yego wenda byashaka ntibumvikana, ariko nibura abantu bakaba bazi aho buri wese ahagaze, ni ibintu by'ingenzi. Ndabashimira rwose kuba mwakurikiye ikiganiro, kandi n'abandi bazateganya izindi za deba. Radio Ijwi Rya Rubanda ishobora kuzabafasha kuzitegura no kuzisohoza. Murakoze mwese. Murakoze Simewo. Nanjye ndashimira abo twari turi kumwe muri iki kiganiro, Silver Mwizerwa, Simewo, Chantal nawe Joseph. Kandi ndashimira n'abakurikiye kino kiganiro ndetse n'abazacyumva. Nanjye ndashishikariza abantu gukomeza guhaguruka, kujya baganira ku bintu abantu batumvikanaho, kandi abanyarwanda tukikuramo ikintu cyo kumva yuko
iyo umuntu bamuvuze ari nka ibacitse amabere, kumva yuko niba uyu munsi bamvuze rimwe na rimwe hari ibyo mba nakoze bitari byo, cyangwa se ibyo bidashimisha, kandi ntabwo ari ngombwa ko dushimisha abantu bose, ariko icyangombwa ni uko tuzagira wa muco wo kumva yuko umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga. Niba uvuga abandi ukabumva ko nawe wemera ko bakuvuga, nabura butegetsi tutemera icyo bukora, iyaba uko buvuga abandi yabwemeraga n'abandi bakabuvuga. Donc ni wo muti ushobora gutuma abantu babana, ntabwo kuvuga ngo ngo mwese mugomba kwemera ibi ngibi ngo kubera ko ari igihe bivuze, ntabwo ari byo, kuko nta hantu na hamwe abantu bashobora kwemera ibintu bimwe, kereka nyine ahantu abantu baba bayobojwe imbunda, ariko nabwo ntabwo baba babyemeye, nuko umuntu aba avuga ati nta kundi nabigenza. Nayo mpamvu usanga abantu benshi bari muri FPR iyo bageze hanze bagira ibibazo, kubera yuko ibyo aba yarakoze atabyemera, hari igihe bimugora kujya kubisobanura, cyangwa se niyo ntacyo yakoze ariko yenda yararebereye akarengane karimo gukorerwa abandi, akananirwa kugasobanura, cyane cyane ko nawe icyo gihe kaba kamugezeho, ugasanga niko byabaye, twirirwa duseka ngo kanaka ngo bamushyize ku gatebe ngo ibiki n'ibiki n'ibiki n'ibiki, kandi ubundi aba abantu bose bafite uburenganzira bwo kuvuga, bari gusanga ikibazo kitari kumera nk'uko kimeze. So murakoze rero, Radio Ijwi Rya Rubanda, nizeye yuko tuzakomeza kujya tugira izi deba, tugira ibiganiro, kandi n'abandi bantu bumva bafite ibindi babashaka kugira ngo abantu baganireho bakajya babivuga. Murakoze cyane. Icyo cyari igice cya kabiri cy'ibyavuzwe ku buryo abaturage mu Rwanda bahohoterwa bikabije na leta y'inkotanyi yitwaza Covid-19 igashyiraho amabwiriza yo kubahima, kubicisha inzara, kubatindahaza no kubatisha mutwe ubutitsa. Iyi ni Radio Ijwi Rya Rubanda.